bene data ba Kristo bavandimwe aho muherereye hose turabasuhuje abadukurikira bari mu Rwanda intara y'umujyi wa Kigali abari muri Kongo cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru abari muri Kongo yose bashobora kumva imituvuga Burundi abari Tanzania abari Uganda ndetse na Kenya mwese mwumve mikaze bari mu Majyepfo ya Afurika Amajyaruguru Uburayi Aziya Australia ndetse na Amerika mwese mwumve mwikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko bisanzwe rero akaba ari mwene so Pastor Theoneste Mpanurwa tugira ngo tuganire ijambo ry'Imana yadushize ku mutima uyu munsi. Uyu munsi rero nkaba ngira ngo tuganire ku ijambo dusoma mu Zaburi ya 24 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Nayahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo ninde wakwemererwa guhagarara imbere y'Imana. Ninde wakwemererwa guhagarara imbere y'Imana. Inshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana, hari ikibazo gikomeye cyane Bibiliya irimo itubaza uyu munsi. Kiravuga ngo ninde uzazamuka ku musozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara ahera hayo? Mu yandi magambo, ninde wakwemererwa guhagarara imbere y'Imana? Iki si ikibazo cy'abantu bamwe gusa, ahubwo ni ikibazo cya twese. Kubera ko twese dushaka kwegera Imana, gusenga tukumvwa, kubona imigisha iturutse ku Mana. Ariko se ni buri wese wemerewe kwegera Imana uko ashatse cyangwa hari ibisabwa? Uyu munsi reka twinjire muri iri jambo twasomye haruguru mu Zaburi ya 24 kuri umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Turebe neza iby'Imana isaba umuntu ushaka kuyegera, ariko tunamenye ko hari ubuntu bw'Imana butuma dushobora kubigeraho. Mbere ko twinjira mu isomo nyirizina, ndagira ngo nongere nsabe abantu bataradukora subscribe, bataradukora subscribe, turabasaba rwose mujye munsi iyo screen yanyu ari phone cyangwa se ari laptop, mudukandire gusa kazogera gahari ntacyo bitwaye. Kandi ndashimira abagenda babikora. Imana ibaho umugisha rwose kudushyigikira kugira ngo ubutumwa bubashe kugera kenshi yashoboka, kandi mudukorere like, mudukoreshe ndetse na comment. Imana irabaha umugisha mwinshi cyane. Hanyuma rero ndagira ngo tuvuge kuri iri jambo tumaze gusoma. Kwegera Imana si ibintu byo gufatwa uko umuntu wese yishakiye. Ninde uzazamuka ku musozi w'Uwiteka? Ibi bitwereka ko kwegera Imana atari ibintu bisanzwe. Hari mu by'ukuri urwego bisaba. Mu bihe bya kera kujya ku musozi w'Uwiteka byasobanuraga kwegera ahera h'Imana. Isomo riri hano, Imana ni iyera, kuyegera bisaba kwitegura. Ntitugomba gusenga nk'akamenyero gusa, ntitugomba gutekereza ko gukorera Imana ari ibintu tuzakora uko tubitekereza. Hoya, ni ugukora uko Imana ibiteganya cyangwa se uko Imana ibitegeka. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Urugero rwiza hano ni urw'abantu baretse gukora ibyo bategetswe gukora bagatangira kwikorera ibyabo. Ni abana ba Aroni, murabibuka, barabatambyi. Dusoma inkuru yabo mu gitabo cy'Abalewi ibice 10 umurongo wa 1 wa 2. Bari bafite itegeko ryo kurinda umuriro ku gicaniro ntuzime. Bararangaye urazima, bajya kurahura undi, byatumye Imana irakara irabica ikoresheje umuriro. Na bene Eli nabo murabibuka, Bibiliya itubwira Hofoni na Finehasi nabo niko byagenze. Baretse gukora ubutambyi bajya gukora ibindi bintu Imana itabatumye bizira, bituma Imana ibarakarira. Ibyabayeho nabyo murabizi.
icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukugira intoki zitanduye. Intoki zitanduye Bibiliya yatubwiye zisobanura iki? Intoki zitanduye ni imyitwarire yo hanze. Zaburi ya 24 umurongo wa 4 kuri a yaho haravuga ngo aha Bibiliya iragereranya intoki n'ibikorwa. Ese ibyo ukora mu kazi, mu rugo, mu buzima bwawe bwa buri munsi, ese bishimisha Imana? Hari aho abantu bazi kuvuga, hariho abantu bazi kuvuga neza, ariko ibikorwa byabo bikaba bivuga ibitandukanye n'ibyo ururimi rwabo cyangwa se akanwa kabo kavuga. Isomo riraha, Imana ireba ibikorwa mbere na mbere kuruta amagambo abantu bavuga. Icya gatatu, umutima uboneye ni ukuri kw'imbere mu mutima. Umutima uboneye, biratubwiye ngo n'abafite umutima uboneye. Uwo mutima uboneye rero ni ukuri kw'imbere. Zaburi ya 24 umurongo wa 4 kuri b yaho haravuga ngo ufite umutima utanduye. Imana ntiyibanda ku byo abantu babona gusa, ireba n'iby'imbere, cyane cyane mu mutima w'umuntu. Ese mu mutima wawe harimo iki? Kwifuza kubi, ishyari, uburyarya? Ushobora kugaragara neza imbere y'abantu, ariko imbere y'Imana atari ko bimeze. Muribuka urugero rwiza cyane, umugabo witwa Eliyabu, mukuru wa Dawidi, yari mwiza mu maso y'abantu. Ni nk'uko dusoma muri Samweli wa mbere 16 umurongo wa 6. Yari mwene Yesayi, muramwibuka. Ariko nubwo umuhanuzi yashatse kumwimika, ariko Imana yaramubwiye iti ntabwo ari uwo nguwo Samweli, rwose wikurihiriza ubusa. Nubwo ubona ko Eliyabu ari umugabo mwiza, umusore mwiza muremure, ngo yari inzobe, ariko ngo Imana iramubwira iti wikwirirwa uruhira ubusa, ntabwo ari uwo. Nubwo aboneka mwiza cyane imbere, inyuma nako, ariko imbere ntabwo anshimishije. Imbere ntabwo ameze nk'uko ngewe meze, uko nshaka. Bigaragara ko ntabwo Imana yitegereza gusa ubwiza bw'inyuma nk'ubwo abantu bashobora kubona. Isomo riri hano ni ukwegera Imana. Kwegera Imana gutangirira imbere cyane cyane kuruta kuko iyo imbere hatunganye, n'inyuma byanze bikunze hazatungana. Umuntu nimba ahindutse mu mutima, ikizakubwira ko umuntu atahindutse mu mutima nuko ibikorwa bye byanze bikunze yashobora kubihisha ukwezi kumwe, yashobora kubihisha umwaka wose, ariko ntiyabihisha iteka. Byanze bikunze igihe kizagera abantu babone ibikorwa bye bitandukanye n'ibyo avuga cyangwa se avuga ko yizera. Imana rero idufashe kandi Imana itugiriye neza. Icya kane ni ukutishingikiriza ku bitari Imana. Zaburi ya 24 ku murongo wa 4 kuri b yaho, kuri c haravuga ngo bisobanuye ngo kutagira ikindi kintu wishingikirizaho kitari Imana yonyine. Hari ibintu byinshi abantu bishingikirizaho. Abantu bishingikiriza ku mafaranga, bishingikiriza ku byubahiro byabo, bishingikiriza ku miryango ikomeye bakomokamo, bishingikiriza no ku mbaraga zitandukanye. Ariko ibyo byose nubwo abantu benshi hari igihe babyishingikirizaho, ntibishobora gusimbura Imana mu mibereho ya buri munsi. Isomo, Imana igomba kuba iya mbere mu mibereho yawe. Nimba ushaka kwegerana n'Imana, nimba ushaka kuba inshuti y'Imana, nimba ushaka kubana n'Imana, nimba ushaka kwegera Imana, ugomba guha Imana umwanya wa mbere mu mutima wawe, umwanya wa mbere mu bugingo bwawe, umwanya wa mbere ukaba ari uw'Imana kuruta ibindi bintu byose. Hanyuma icya gatanu ni ukuri mu magambo no mu mibereho. Ukuri mu magambo no mu mibereho. Zaburi ya 24 ku murongo wa 4 kuri d yaho haravuga ngo ni umuntu utarahira ibinyoma. Bavandimwe, Imana yanga urunuka, uburyarya n'ibinyoma. Ese uri umuntu uvuga ukuri?
mbese wizerwa mu byo usezeranya abandi byose? Nta muntu ubeshya Imana. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we. Imana idufashe cyane muri aya magambo. Ni amagambo yumvikana. Ntabwo abantu benshi usanga bavuga ngo bakorera Imana, bubaha Imana, ni abakozi b'Imana, ni abanyamasengesho, ni abahanuzi, ni abavugabutumwa, ni abapasiteri, ni ababishopu, ni abapotere. Ugasanga barabivuga, barabyamamaza, bafite uko bitwara, bafite uko bameze, ariko wajya kureba mu magambo yabo, mu mirimo yabo, ntabwo ari abantu bizerwa, ntibavuga ukuri, ntabwo n'indyarya rwose. Imana idufashe, Imana itugire neza. Imana yanga uburyarya, Imana yanga abantu batagira ukuri. Ntabwo ushobora kwegera Imana uri umunyabinyoma, ntushobora kwegera Imana uri indyarya, ntushobora kwegera Imana utari umuntu wizerwa. Ibyo ntabwo bishoboka rwose, ntabwo bishoboka. Uko wabigenza kose wabasha kubeshya abantu, ariko no kubaryarya ukabizeza ibitangaza, kubera hari abantu bazi kuvuga utugambo twiza, hari abantu bazi kwigana abakozi b'Imana, bakavuga ibintu bitandukanye, bagakora ibintu bitandukanye. Ariko ndagira nkubwire, imbere y'Imana ntabwo wahatinyuka, ntiwahakandagira. Kandi ni ukuvuga ko nimba utakandagira cyangwa utakwegera Imana, ibyo uvuga byose ni ibinyoma, nta shingiro. Kandi ibinyoma byo mu kanwa gusa, igihe kiragera, nubwo waba ushuka abantu, igihe kiragera bikajya ku mugaragaro, abantu bakakumenya, bakamenya uko uteye, abantu bakakuvumbura. Ubwo rero nimba ushaka kwegera n'Imana, utandukane n'ikinyoma, utandukane, ube inyangamugayo mu byo uvuga no mu byo ukora. Icya gatandatu ni ibihembo by'abegera Imana. Bibiliya yatubwiye ngo uwo nguwo azahabwa umugisha n'Uwiteka. Umuntu witandukanya n'ibibi, umuntu utagira uburyarya, umuntu wishingikiriza ku Mana, umuntu utabeshyera abandi, uvuga ukuri, umuntu udafite intoki zanduye, umuntu ufite umutima uboneye, Bibiliya iravuga ngo uwo nguwo azabona imigisha ituruka ku Mana. Imana idufashe cyane, kuko iyo wujuje ibi hari ibihembo cyangwa se igihembo gikomeye. Bibiliya yatubwiye ngo ni umugisha uw'Imana gutsindishirizwa. Imana izaguha umugisha, Imana izagutsindishiriza mu ntambara zawe za buri munsi, mu bigoye bikuturuka impande zose. Imana izagutabara. Ndetse Bibiliya avuga ngo utaranatabaza, Imana izaba yakumvishije, izakuba hafi, izakurwanira. Mu yandi magambo, uwo muntu aba ari umukiranutsi. Kandi Bibiliya itubwira neza ko amaso y'Uwiteka aba ku bakiranutsi, ngo n'amatwi yabo akaba akumva ku gutaka kwabo. Ni ukuvuga ngo uwo muntu ubasha kwegera Imana wujuje ibi turimo tuvuga, aba ari umukiranutsi w'Imana. Kandi uwo nguwo Imana imuba hafi igihe cyose, ikamurinda, ikamubera byose. Imana itugirire neza. Kwezwa si igihombo, ahubwo ni inzira iganisha ku migisha y'Imana. Isomo: Imana ihemba abayishaka by'ukuri. Hariho abantu muri iyi si, twari tubivuga mu nyigisho y'ejo hashize, tuvuga ko mu isi hari imyemerere isaga 4,000 abantu bemeramo mu buryo butandukanye, abantu basengamo mu buryo butandukanye. Ariko mu by'ukuri nubwo bimeze gutyo, abantu mu isi benshi bavuga ko basenga Imana, ariko mu by'ukuri abegera Imana ntabwo ari benshi, ntabwo ari bose, ntabwo ari abavuga ko basenga gusa, si bo begera Imana. Kuko abegera Imana ni abayegera mu kuri, ni abayegera mu mwuka, ni abayegera bafite izi karagiteri zose twamaze kubona. Kandi abo ngabo Imana ijya ibaha ingororano, Imana ijya ibaba hafi, ikabakora ibitangaza.
icya karindwi aricyo cya nyuma aravuga ngo ntabwo ari imbaraga zacu ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Wakwibaza uti se ibyo bintu umuntu wambaye umubiri yabishobozwa n'iki? Nimba Imana itegerwa, nimba Imana kandi ko twambaye umubiri twabishobozwa n'iki? Ariko umwanditsi w'urwandiko rw'Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 22 arabidusobanurira neza. Hari uwumva ibi akaba yavuga ati se nabishobora nti? Igisubizo ni iki: ntibituruka ku mbaraga z'umuntu gusa, ntibituruka ku kwitwara neza gusa, ntibituruka ku kwitwararika. Kwitwararika ni byiza, kwibombarika sinzi nimba umuntu yavuga ngo ni byiza, ariko ntabwo bihagije, ahubwo bituruka ku mbaraga z'umwuka wera, kuko umwuka w'Imana iyo ari muri wowe niwe uguha imbaraga zo kunesha ibikunesha, niwe uguha imbaraga zo kurwanirira muri byose. Ubwo rero si imbaraga z'umuntu, si ubwenge bw'umuntu, ntabwo ari byo biga mu ishuri. Hari abantu bazi kwitwara neza mu madini atandukanye, abantu bakagaragara uko rwose neza nk'abafarisayo biri tubwira ngo bambaraga ibishura byera byanditseho amategeko, bakigenda bitwararitse cyane ukuntu. Ariko ibyo ntibihagije, ntabwo bihagije hatarimo gufashwa n'Imana, hatarimo kuyoborwa n'umwuka w'Imana ngo akwigishe ibyo uvuga, akuneshereze mu bishobora kukunesha, kandi aguha imbaraga zo kwitwara mu buzima bwa buri munsi. Bibiliya yatubwiye ngo Abaheburayo ngo twegere Imana dufite umutima utaryarya. Twegere Imana dufite umutima utaryarya. Abaheburayo 10:22. Isomo riraha: Imana ntigusaba kuba intungane ku bwawe, ahubwo iyo igusaba kuyegera kugira ngo ibigufashemo, igusaba kuyishaka kugira ngo igufashe kuba intungane. Kandi ubutungane bw'abizera Imana bw'abakiranutsi buri muri Kristo Yesu, kuko Kristo Yesu niwe wabonetse ko atunganye, niwe wenyine utarakoze icyaha, kandi we yapfuye mu cyimbo cy'abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo uyu mwakiriye ukamwemera nk'umwami n'umukiza wawe, ukemera ko akuyobora, uwo niwe uba intungane ku bw'uwo, uba intungane ku bwa Kristo, atari ku bw'imbaraga zawe cyangwa se ubwenge bwawe. Hanyuma umwanzuro twanzura, ndagira ngo nkumenyeshe inshuti yuko ikibazo kiracyahari twatangiranye, n'ubu turarangiza nkikubaza. Kiravuga ngo ninde wakwemerwa guhagarara imbere y'Imana? Igisubizo ntabwo ari amagambo nk'uko tumenyereye gusubiza ibindi bibazo bisanzwe dukoresheje amagambo gusa, ahubwo igisubizo ni ubuzima bwa buri munsi, ni imibereho yacu. Igisubizo biravuga ngo ni ubuzima bwejejwe, ubuzima butunganye, ubuzima Imana ishaka. Icya kabiri ni umutima uboneye, umutima utunganye. Icya gatatu ni ukuri mu mibereho yawe. Icya kane ni ukwishingikiriza ku Mana, ukareka kwishingikiriza ku bwenge bwawe, ku mbaraga zawe, ku kindi kintu icyo ari cyo cyose utekereza ko cyagira icyo kikumarira. Imana ntiyakuremeye kuba kure yayo, ahubwo yakuremeye kuyegera. Niyo mpamvu igusaba uyu munsi kureba mu mutima wawe, kandi si ukurebamo gusa, ahubwo ni no gufata icyemezo, ukavuga uti uyu munsi mfashe icyemezo, ngiye guhindukira, ntangire nimba mvuga ko ndi umukristo, nimba mvuga ko mfite uburyo nsengamo, ariko ndebe uburyo nsengamo ko ari uburyo koko bwujuje ibisabwa. Hanyuma n'ibyawe wowe twumva uherereye hose, kwisubiramo ukitekerezaho, kuko ndagira ngo nkubwire ubuzima ufite uyu munsi ni impano y'Imana iguhaye kugira ngo ushobore gukora ibikwiriye, kuko igihe kizagera ubikunze utabikunze, ukize cyangwa se ukennye, wize utarize. Bibiliya tubwira ngo igihe kizagera umuntu wese
ahagarare imbere y'Imana kugira ngo acirwe urubanza ruhwanye n'ibyo yakoze akiri muzima. Hari abizera yuko bazasabirwa bamaze gupfa, ariko iyo nyigisho ni inyigisho itari inyigisho ya Bibiliya, ni inyigisho yahimbwe n'abantu kubera impamvu runaka, ntabwo ari inyigisho ya Bibiliya, si inyigisho y'ijambo ry'Imana. Ibyo tuzacirwa urubanza, umuntu azacirwa urubanza rujyanye n'imirimo yakoze akiriho, akiri muzima, uko wakira ijambo ry'Imana, uko warishyize mu bikorwa, ibyo wakoze ukiriho ni ibyo ngibyo. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Ibyahishuwe, iravuga ngo abapfuye bajyana n'imirimo yabo ikabaherekeza. Iyo ngiyo nta muntu uzayigukuraho. Ibyo ukora, ibyo uvuga, imiterere yawe, uko ubana n'abandi, uko ubana n'Imana, nta muntu uzabikuvanaho. Nubwo yagusabira bingana gute utakiriho, uyu munsi niwo munsi wawe wo guhindukira ubwawe, ukavuga uti ngiye kwiyunga n'Imana, ngiye gukora ibyo Imana ishaka, ngiye kubaho mu buzima Imana ishakamo. Ibyo ngibyo nibyo bizakugirira umumaro. Hanyuma rero, nimba wumva ijambo tumaze kuganira hari icyo rigutsinzeho, hari icyo risobanuye mu bugingo bwawe, tugiye gusenga. Umaze igihe kinini usenga, wavukiye, njya numva hari abavuga ati ngiye navukiye mu rusengero, iwacu bari abakristo, iwacu barasengaga, iwacu barabizera, muri torero rinini, mu rusengero nuru. Ariko nta muntu n'umwe uzajya imbere y'Imana ngo avuge ngo iwacu, ngo ababyeyi banjye. Oya, umuntu wese azahagara imbere y'Imana asobanura ibye ku giti cye, atari iby'umuryango. Imana itugiriye neza. Nimba wumva twafatanya gusenga, nubwo maze igihe kinini waravukiye mu idini cyangwa mu rusengero, ariko ukaba utarahindutse ngo ube uko Imana ishaka, ukabumvishira ijambo, reka dusengane muri aka kanya, hanyuma Imana ikugirire neza, hanyuma nawe ubarwe muri aba ngaba bashobora kwegera Imana, bashobora kuvugana n'Imana. Ni ukuvuga ngo nimba utujuje ibi bintu tumaze kuvuga, ndetse n'itutavuze, ntabwo ushobora kujyana ubusabane n'Imana, ntabwo uri umwana w'Imana, uri umuntu w'Imana gusa. Ushobora kuzahinduka cyangwa se ntunahinduke, ariko uyu ni umunsi wawe, kuko ni umwanya ijwi ry'Imana rikugezeho rigusaba guhinduka. Reka dusenge. Uwiteka Mana, ni wowe uzi imitima y'abantu bose, ukanamenya ibyo buri wese atekereza. Sengeye umuntu wese ufashe umwanzuro wo guhindukira ngo akore ibikwiriye mu maso yawe. Muhe imbaraga z'Umwuka Wera, yaba umugabo cyangwa umugore, kugira ngo abashe guhinduka kandi imbere yawe, atari inyuma gusa, ahubwo ari imbere, bivuye mu mutima, kuko tuzi neza ko umutima iyo uhindutse, n'umubiri n'imyitwarire n'imibereho y'inyuma irahinduka. Urakoze rero kandi ko Umwuka Wera aganirije abantu bawe bumvishije ubutumwa muri uyu mwanya, kugira ngo umuntu wese wumvise ubutumwa ashobore guhindura imibereho ye, kandi yere kwibeshya, ahubwo akora ibyo Imana ishaka, kugira ngo ashobore kuba umukristo nyawe, ashobore kugira n'Imana uko bikwiriye. Urakoze Mana kubyumvishije, tubyambaje Imana mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko bisanzwe, iyo turangije, Imana ibaha umugisha. Tubasabira umugisha uko bisanzwe, kandi tubasaba mushyigikira uyu murimo Imana yadutumye wo kuvuga ubutumwa muri ubu buryo. Imana yaduciriye umurongo, cyangwa se yadushyiriyeho platform yo kuvugiraho. Imana rero ibaha umugisha wadushyigikira, mukanda aho ngaho munsi ya screen ya telefoni zanyu cyangwa se ya laptop zanyu, mudukora subscribe, mugakora share, mugakora like, mukadukora na comment, kugira ngo tubone ko ibyo dukora bifite ababiha agaciro. Kandi nimba ubutumwa bugufashije, ukaba wumva hari aho bukuvanye, ukaba uzi ko hari n'undi bwafasha, rwose ukore share ku nshuti zawe, kuri bagenzi bawe, ku bavandimwe bawe, cyangwa se kubo musengana, cyangwa se kubo mubana mukorana mu bundi buzima. Murakoze rero mwese. Imana ikomeze abaho umugisha, naho ubutaha, mu izina rya Yesu, amen.